Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mwebwe mwese dukomeje kubana muri bino bihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Dukomeze kwibuka twiyubaka, dukomere twikomeze. Uru Rwanda rutugendamo tukarugendana nirwo rubyaro u Rwanda tugendamo. Dukomeze turwubake rubu Rwanda twifuza kandi turwiyubakiye kubw'amahitamo y'ubumwe bwacu nk'abanyarwanda. Ikiganiro shoza y'umuco rero jewe ndi Sam Muvunyi kibagezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wari umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana Juvenal uruhare rwe nyirizina, uruhare rwe nitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nkuko twabivuze, Jenoside ntishobora gushoboka abayobozi batayigizemo uruhare, kandi abayobozi bakuru politiki itabigizemo uruhare Jenoside ntiyashoboka, kuko nibo bafite imbaraga, uruvugiro haba muri rubanda ndetse no mu nzego zifata ibyemezo. Uruhare rwa Perezida Habyarimana rero mwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi rigenda rigaragara henshi, haba mu nyandiko, haba mu mbwirwaruhame zagiye zikoreshwa, ariko reka turebere hamwe bikeya mu bigaragaza cyangwa se mu bihamya bigaragaza uruhare rwe mwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu myaka 30 ishize, kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwa 7 mu 1994, yabaye umusaruro w'imbuto mbi yabibwe n'abayobozi mu nzego za politiki n'iza gisirikare, ariko nkuko byumvikana ku isonga hakaba uwari Perezida wa Repubulika General Major Habyarimana Juvenal n'abambari be hafi ya bose, cyane cyane ko uruhare runini abantu bavukaga mu cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi nawe yavukagamo, bagize uruhare rukomeye cyane mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mugambi wo kurimbura Abatutsi rero ntiryari ibanga ku muntu n'umwe, kuko ryatangazwaga n'abategetsi bashize amanga, babivuga mu ruhame. Abambasaderi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bari bari i Kigali icyo gihe babimenyesheje ibihugu byabo, ariko ntibihabwe agaciro. Nk'ambasaderi w'Ubufaransa yabimenyesheje ubutegetsi bw'Ubufaransa nubwo bwakoranaga bya hafi na Habyarimana, ari nyine ntibabyitaho, ariko yari yabivuze. Uruhare rwa Perezida Habyarimana ku giti cye rero mu itegurwa rya Jenoside rugaragarira mu kuba ari we wazanye igitekerezo nyine cyo gukora Jenoside akagicengeza mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, ubwa gisivili, ubwa politiki ndetse n'ubwa gisirikare. Iyo urebye ibyo byimitswe cyane, byigishwa cyane hagati y'umwaka w'1990 kugeza 94, nubwo mbere yaho hari ivangura nkuko twagiye tubona mu biganiro, ariko uruhare rwe nyirizina rugaragara cyane muri iyi myaka, nibwo yatangiye kubikwirakwiza muri izo nzego twavugaga, haba mu basivili, muri politiki ndetse no mu nzego za gisirikare n'iz'umutekano muri rusange. Abambasaderi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi nkuko twabivugaga bamenye umugambi hakiri kare. Umwaka ugitangira w'1990 nibwo bamenye yuko uyu mugambi noneho watangiye gushyirwa mu bikorwa mu buryo bugaragara. Dufashe wenda nk'ingero zimwe nkuko twavuze ko tugiye kureba bimwe mu bihamya by'uruhare rwe Perezida Habyarimana mu itegurwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo urebye ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 mu 1990, Colonel René Garni wari uhagarariye inyungu z'Ubufaransa mu bya gisirikare muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, yoherereje abayobozi be ubutumwa bw'ibanga bwashyizweho umukono na Ambasaderi George Martre, aho yagaragaje ubukana bwa Jenoside yari yatangiye za Kibirira mu karere ka Ngororero. Ubutumwa nkuko bwagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe n'ababishinzwe mu kigo cyahoze ari CNRG, ubu bifitwe na Minubumwe mu nshingano, harimo inyandiko zigaragaza ubwo bushakashatsi bwakozwe. Muri ubwo butumwa bw'ibanga harimo amagambo avuga ngo abaturage b'Abahutu bateguwe na MRND
bashishikariye guhiga abatutsi b'ibyitso ku musozi ndetse no ku misozi myinshi. Ubwicanyi buravugwa mu duce twa Kibirira mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Gitarama. Ibimenyetso by'uko ubwo bushyamirane bushobora gufata indi ntera biragaragara. Ayo ni amwe mu magambo ari muri ubwo butumwa bwohererejwe ambasaderi w'Ubufaransa. Nanone muri uko kwezi kwa 10 ku itariki 15 mu 1990, uwo nyine ambasaderi w'Ubufaransa George Martre kuri telegaramu yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa n'umugaba mukuru w'ingabo General Lansade yakoresheje ijambo rivuga jenoside mu butumwa yamuhaye. Arabyivugira avuga ko ubwicanyi burimo gukorwa mu Rwanda bwatangiwe uruhushya, ndetse urwo ruhushya rwatanzwe na Perezida wa Repubulika General Major Habyarimana Juvenal. Muri ubwo butumwa harimo avuga ngo abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batekereza ko ubufasha bwa gisirikare ingabo z'Ubufaransa zatanze butatanze umusaruro wihuse nk'uko byifuzwaga, kuko butabujije ubukangurambaga mu bahutu bwo kurwanya igitekerezo cyo kugarura ingoma ya cyami. Biringiye ko intsinzi ya gisirikare ya bene wabo baba bo mu mahanga cyangwa ahandi, ngo nubwo yaba ari nto, bizeye ko hari icyo yafasha, ariyo yabafasha kurokoka ubwo bwicanyi bwa jenoside. Iryo jambo jenoside ubwo yararikoresheje kuko yabibonaga. Ngira ngo mu 1998 ubwo uyu wari ambasaderi Martre yabazwaga na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'Abafaransa iyobowe na Depite Paul Kire, niwe wari uyoboye, yatanze ibisobanuro birambuye kuri uwo mugambi wa jenoside. Agaragaza ko Colonel Laurent Serubuga wari umugaba wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yagaragaje ko Colonel Laurent Serubuga wari umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda za Habyarimana, yamubwiye ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwiteguye gutsemba abatutsi. Ati byaragaragaraga ko hagiye kuba jenoside kuva muri icyo gihe, kuvuga nyine muri 90. Bamwe mu bahutu bari baratinyutse kubivugaho. Colonel Serubuga wari umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda yashimishijwe n'igitero cya FPR kuko kuri we cyahagurwaho kwica abatutsi bari imbere mu gihugu. Jenoside yatumaga abatutsi bahorana ubwoba. Kuva mu ntangiriro z'1990 abantu benshi mu mujyi wa Kigali barafashwe barafungwa, abandi bakaba baraziraga ko babarizwa mu bwoko bw'abatutsi, bafitiye impuhwe abatutsi cyangwa se bageraho bahurira nabo, ari byo byitwaga ibyitso. Ibyo rero bigatuma abantu bahutazwa cyangwa se bahungabanywa. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko ubutegetsi bwari bushyigikiye ibirimo bitegurwa. Nyuma y'iminsi ine gusa nk'uko twari tumaze kuvuga ku itariki 15, ku itariki 19 z'ukwa 10 nyine muri uwo mwaka, Colonel Galiniwa undi twavuze we wari uhagarariye inyungu z'Ubufaransa mu bya gisirikare, yohereje ubundi butumwa bwa diplomasi mu Bufaransa agaragaza umugambi wo gutsemba abatutsi bose bari ku butaka bw'u Rwanda. Yabyanditse muri aya magambo avuga ngo birashoboka ko hagiye gutangira ubugizi bwa nabi bukabije bwibasira abatutsi b'imbere mu gihugu. Bushobora gukorwa mu buryo buhutiyeho cyangwa se ababukora bakashishikarizwa mu buryo butaziguye n'intagondwa zo mu butegetsi zishaka gushyira mu bikorwa umugambi wazo mubisha uko wateguwe. Ubwo ni ubutumwa yohereje mu Bufaransa. Mu kwezi kwa 11 ku itariki 19 muri uwo mwaka w'1990, yaturutse mu biro by'iperereza ku rwego rwa Superefegitura Ngororero, yatanze ibisobanuro birambuye kuri ubwo bwicanyi mu buryo bukurikira. Muri komine Kibirira hishwe abantu 352 barimo abatutsi 345 n'abahutu 7. Kandi tubibutse ko aba bahutu babaga bishwe nabo babaga bazize ko banze kwitandukanya cyangwa se bagaragaje ko bafitiye impuhwe abari mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma abatutsi bagera kuri 45 barakomerekejwe, amazu arenga 420 aratwikwa, 128 arasenywa, inka zirenga 380 n'amatungo magufi arenga 170 biricwa. Abatutsi barenga 3360 bahungira Muhororo muri Paruwasi, ariko biza kurangira naho ngo babasanzeyo barabamenesha.
mu yari komine Satinski abatutsi 20 barishwe, 8 barakomereka, inzu naho zirasenywa nyinshi. Muri komine Ramba naho hari byinshi byabaye. Ibyo rero byose byari iyo bakoraga bagagaragaza n'imibare yabishwe, byagaragazaga umugambi wo gutsemba, kwica abantu ukagerekaho kujya kubarura abo wishe, abakomeretse, ibyangijwe. Ibyo byose byagaragazaga umugambi umugambi wo mbese abantu kwa kuruba ngo umuntu yamaramaje afite umugambi wo gutsemba abantu runaka. Rero ntago twakwizera byimaze yo kwimibare wenda yatanzwe ariyo, ariko uko byagenda kose kuba bigaragaza ko hari abishwe abandi bakameneshwa ibindi bikangizwa n'ibimenyetso bigaragara. Ikindi kimenyetso cyerekana uruhare rwa Perezida Habyarimana mu mugambi wa jenoside mu ntangiriro y'igitekerezo cyayo mu kwezi kwa 10 muri 1990 mu 1990 nuko bahize abaturage b'abatutsi byatangiye mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira wa 5 mu kwa 10 1990. Kugira ngo ibyo bishoboke rero ubutegetsi bwa Habyarimana bwakoze igisa n'ikinamico burasa mu kirere mu mujyi wa Kigali bubeshya ko ari igitero cya FPR. Nyuma y'ibyo abajandarume n'abasirikare n'ababurugumesitiri n'abajyanama b'amasegiteri n'abakozi bari bashinzwe iperereza basatse ingo, abandi batamuri yomba abantu benshi cyane cyane nyine abatutsi abandi babita ibyitso. Umubare w'abantu batawe muri yombi warengaga 10,000 mu mujyi wa Kigali. Nta numwe muri bo wakoze icyaha, ntaki, kwari kubakeka gusa muri ibyo ngibyo by'umugambi barimo bategura. Urugero ni ibyatangajwe na kugendera Padiri Modeste Mungwarareba, icyo gihe wari umuyobozi w'iseminari nto ya Karubanda i Butare, akaba n'umwarimu w'ubutabire muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yari umwe mu bafungiwe muri gereza ya Butare muri icyo gihe cy'ibyitso. Yatanze amakuru avuga ku byamubayeho cyane cyane mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cyitwa La Croix ku itariki 4/1994. Yabivuze muri aya magambo avuga ngo mu 1990 intambara itangiye narafashwe ndafungwa, namaze amezi 6 muri gereza ntazi impamvu mfunzwe. Bavuze ko nari mfitanye umubano na FPR ko ndi umututsi, namara mu by'ukuri nta kintu na kimwe nari nzi kuri FPR. Ibyo byose nibigaragaza uburyo abanyapolitiki kandi barangajwe imbere n'umukuru w'igihugu bari bafite umugambi ukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ku itariki ya 18 z'ukwa 10 mu 1990 Minisitiri w'Ubutabera Theoneste Mujyanama yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kwifatwa n'ifungwa ryabo bari biswe ibyitso. Mu gusobanura impamvu hari umubare munini w'abatutsi bafashwe bagafunga, yatangaje ko kuba mu bwoko bumwe n'abateye igihugu bibashyira mu cyiciro cy'abagomba gukekwa kurusha abandi. Guhimba ibirego bishingiye ku moko byabaye intandaro yo kwima ubutabera abantu benshi. Aho rero byose biragenda bigaragaza uruhare rw'ubuyobozi. Ntabwo rero twavuga uruhare rwa Habyarimana mu itegurwa ngo twirengagize imbwirwaruhame yavuze ku itariki 17 z'ukwa 11 muri 1992 avugira muri mitingi y'abamushyikiye kuri stade ya Ruhengeri. Yatangaje ku mugaragaro asaba umunyamabanga mukuru wa MRND kugurira no kwambika interahamwe impuzankano nshya zikaberwa. Yatangaje ku mugaragaro ko igihe nikigera ubwe azatanga amabwiriza yo kwimanukira we n'interahamwe ze. Iyi mvugo yo kwimanukira we n'interahamwe ze yari igamije mbere na mbere kwibasira abatutsi. Icyo gihe nibo bafatwaga nk'abanzi bakomeye ba Repubulika yari iriho. Ku itariki 25 z'ukwa 11 muri uwo mwaka 1992 ishyaka rya MDR ryohereje Perezida Habyarimana ibaruwa yamagana igitero cyagabwe muri komine ya Shyorongi ku itariki 15 z'ukwa 1992 n'interahamwe zari zerekejwe n'abasirikare bambaye imyenda ya gisivili. Iki gitero cyari kiyobowe n'umuyobozi wa komine Shyorongi Alexandre Hitimana wari watanze imbunda. Abantu 6 baricwa, abandi barenga 500 bava mu byabo barahunga. Interahamwe zishyikiwe n'abagenzi babo urumva baraturutse mu gace ka Remera mu mujyi wa Kigali, bayobowe na muramu wa Perezida Habyarimana Aloyize Ngirabatware niwe wari uyoboye abo bantu. Ishyaka rya MDR ryatangaje ko ayo marorerwa batayashyigikiye, babyandikira umukuru w'igihugu, ariko ntabwo n'ubundi Habyarimana ntiyabyitayeho, n'ubundi byabaye nkaho nta kintu bivuze,
umuyobozi wa komine Shyorongi Alexandre Hitimana na Bonaventure Habimana wahoze ari umunyamabanga mukuru muri MRND wakomokaga muri iyo komine ya Shyorongi, nabo basa nkaho bagaragaje yuko noneho ibyabaye n'ubundi nta nicyo bitwaye. Iyo baruwa rero ya MRND yasojwe imenyesha Perezida Habyarimana ko ubwicane bwa rufitanye isano n'ijambo yavugiye mu Ruhengeri mu cyumweru kimwe cyari gishize, ko yaravuze ngo igihe kizagera interamwe zimanuke, kandi ayo masezerano bagiriye Arusha ntayemera ko ari impapuro, ngo amahoro ntazanywa n'impapuro. Ibyo byose bigaragaza uburyo uruhare rwa Habyarimana mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe Abatutsi. Nanone iyo urebye mu kwezi kwa mbere mu 1993 komisiyo mpuzamahanga y'iperereza ariyobowe n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yakoze iperereza ryayo mu Rwanda, maze ivumbura ibyobo byinshi byashyinguyemo imirambo y'Abatutsi b'Abagogwe bishwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana muri perefegitura za Ruhengeri na Gisenyi. Iyo komisiyo yari igizwe n'impuguke 10 zaturutse mu bihugu bitandukanye. Perezida w'iryo tsinda Jacques Carbon yari mu Faransa, harimo n'aba mu Busuwisi, abavuye muri Cote d'Ivoire, abavuye muri Leta Zunze za Amerika, ni benshi, abo muri Canada, abo muri Burkina Faso. Byari itsinda nyine ry'impuguke ribona ivyo byo. Komisiyo yavuze ko abenshi mu bishwe ari abasore, kandi ko bapfuye bazize imvune nyinshi zo mu mutwe no mu maso zitewe n'ibintu byinshi bakubiswe. Ubu bwicanyi rero bwabereye muri komine nyinshi za Ruhengeri, nko muri Nkuri, mu Kinigi, mu Kingo, ndetse no muri komine za Gisenyi, muri Gaseke, muri Giciye, muri Karago, Mutura, muri Kanama na Rwerere. Iyo komisiyo mpuzamahanga yagaragaje ko abayobozi ba gisivili n'abasirikare baho ubwicanyi bwabereye babugizemo uruhare. Hari harimo prefe w'icyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri, Nzabagerageza Charire, uwa Gisenyi Bizimungu Kome, ndetse hari n'abayobozi b'amakomine yabereye ubwicanyi bagiye babigiramo uruhare. Nka Nzabagerageza ari mubyara wa Perezida Habyarimana, yari yashakanye na mubyara w'umugore wa Gatakanziga. Komisiyo kandi yanagaragaje uruhare muri ubwo bwicanyi bw'abandi bategetsi bakomeye barimo nka Minisitiri w'Imirimo ya Leta Joseph Nzirorera, Koloneli Elias Agatwa wari umujyanama wa Perezida Habyarimana, Protais Zigira Nyirazo wari muramu wa Habyarimana. Ibyo byose bigenda bigaragaza uburyo uruhare rwe n'abantu be ba hafi bari bafite imbaraga mu mitegurire ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ku mugoroba wo ku itariki 28 z'ukwa mbere muri 1993, umuyobozi w'iyi komisiyo nk'uko twavuze ko yari umufaransa avuye mu Rwanda yatumiye n'umunyamakuru Bruno Mashua wari ufite televiziyo y'Ubufaransa chaîne ya 2, araturikararira imbere y'itangazamakuru gusobanura ibyaboneye mu Rwanda byamunaniye. Yamagana ku rwego ruhanitse ubwicanyi bwakozwe, uburyo ibyo babonye kwica abasivili byateguwe n'ubutegetsi. Ahamya ko ntaho byari bihuriye no gushyamirana kwa moko, ahubwo yerekana ko yari politiki yateguwe agizwemo uruhare rukomeye n'abategetsi kugeza ku rwego rwo hejuru. Yashimangiye ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside, icyaha kibasira inyoko muntu. Ati turashimangira ayo mahano, akanagaragaza ko Perezida Habyarimana ubwe ari ku isonga ry'ibyo bintu, kuko bari barakoze ubushakashatsi buhagije, bari impuguke. Ibyo rero byashimangiwe n'amashusho y'ibyobo binini by'amagufa y'abantu yatahuwe n'abo bashakashatsi muri komine Mutura na Kinigi mu Ruhengeri. Ibyo byagaragaje rero ko jenoside irimo gutegurwa cyane kandi yatangiye gushyirwa mu bikorwa, ariko n'ubundi amahanga cyane cyane nk'Ubufaransa bwari inkoramutima za Habyarimana bagakomeza kubirebera ntibabyiteho. Nk'uko uwo muyobozi w'iryo tsinda yari yabigaragaje cyane, yabwiye na ambasaderi Martire w'Ubufaransa amusobanurira mu buryo burambuye uburemere bw'ibyagaragajwe n'iyo komisiyo yari ayoboye. Ikiganiro kirangiye rero, ambasaderi Martire yohereje ubutumwa umujyanama wa Perezida Mitterrand ushinzwe ibibazo bya Afurika Bruno Direy, amugaragariza uburemere bw'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu bikorerwa mu Rwanda riyobowe na Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana. Ariko n'ubundi Ubufaransa ntago Mitterrand yigeze abiha agaciro, kubera yuko yari inshuti cyane na Habyarimana. Ubushuti bwabo ntago wamenya yuko wenda aribwo bwabiteraga cyangwa wenda hari ikindi, cyangwa Ubufaransa wenda nabwo bwari buri muri uriya mugambi. Ibyo
wenda buriya abanyapolitiki nibo babimenya cyane. Icyo turimo kureba ni ibimenyetso by'uruhare rwa Habyarimana mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Ibi rero byagaragajwe n'iyi komisiyo, byagejejwe mu muryango w'abibumbye mu gashami gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, biyemeza rero kohereza mu Rwanda intumwa idasanzwe ishinzwe ibijyanye n'ubwicanyi budakurikije amategeko. Hanyuma uyu yari afite ubwenegihugu bwa Senegal, nawe yasohoye raporo igaragaza uburyo ubwicanyi bwakozwe. avuga ngo abaturage b'abatutsi nibo bibasiwe n'ibitero bikomeye n'ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare bo mu ngabo za FAR, abategetsi ndetse n'imitwe yitwara gisirikare ya MRND ndetse na CDR. Ubu bwicanyi bugaragara neza ko ari jenoside. Uyu nawe yakoresheje iri jambo muri raporo yatanze muri 1993 agaragaza ko ubwicanyi burimo kuba mu Rwanda ari jenoside, kandi ko burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal. Mu by'ukuri rero iryo tsinda ryoherejwe na Loni mu iperereza mu Rwanda, byagaragara ko gahunda yose yo gutegura jenoside yari yaramaze gushyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana, gushyiraho amaradiyo n'ibitangazamakuru byamamaza urwango, gushaka no guha imyitozo ya gisirikare urubyiruko ndetse no kuri intwaro, gushinga amashyaka ya politiki intagondwa, gukwirakwiza imihoro n'intwaro mu baturage batoranijwe hashingiwe ku moko, gutegura urutonde rw'abantu bagomba kuzicwa n'ibindi byinshi bari baragiye bategura. Kuva ku itariki 31 z'ukwa mbere 1993 kugera kuri 13 z'ukwezi kwa kabiri, urumva n'ukwezi kose, bitegetswe na Perezida Habyarimana ubwe ku gitutu cya Colonel Bagosora. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Boniface Ngurinzira wari mu gice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, yamenyeshejwe ko yakuwe ku mwanya w'ubuyobozi, bamuvana ku mwanya yari ariho, bawumuvanaho, ndetse ahita asimburwa na Minisitiri w'Ingabo James Gasana wo mu ishyaka rya Perezida Habyarimana ryari nyine MRND. Iki cyemezo rero cyafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyamaganwe cyane na Minisitiri w'Intebe Dismas Nsengiyaremye wari uriho icyo gihe, ariko n'ubundi birangira bamukuyeho. Imishyikirano rero yagombaga guha umurongo ikibazo cyo kuvanga ingabo nk'uko byari byarasinywe mu masezerano. Ntabwo Ngurinzira, kubera bari bamuziho kubaha ibyemezo byafatiwe muri iyo mishyikirano, ntabwo bari kwemera ko aguma kuri uwo mwanya, bahise bamuvanaho. Byerekana rero ko Habyarimana n'intagondwa ze bashakaga yuko umugambi barimo bategura utarogowa, ugomba kuzakorwa uko byagenda kose. Byerekana ko mbese n'abatavuga rumwe ne batangiye kumushinja noneho ko byarimo gutegura ari jenoside, ndetse ubutegetsi bwa MRND n'abatavuga rumwe nayo icyo gihe bavugaga yuko abo bose bakorana na FPR Inkotanyi. Ubundi muri rusange muri 1993 ni umwaka waranzwe n'ubwiyongere bw'imyitozo ikomeye cyane, yahabwaga interahamwe inama za buri munsi. Ugasanga nko mu kwezi kwa 11 ku itariki 17/1993 umugaba mukuru w'ingabo Colonel Deogratias Sabimana ubwo yayoboye inama yabereye mu kigo cya gisirikare cya Byumba, harimo abapolisi bo muri perefegitura. Inama irangiye hemejwe ko abaofisiye bose bagomba gukangurira abo bayoboye n'abaturage guhorera abavandimwe babo bishwe n'inkotanyi. Urumva ibyo kubahorera kwari ukwikiza abatutsi bari mu gihugu imbere. Ibyo rero itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru Le Flambeau ku itariki 6 z'ukwa 12 1993, ryavuga ko ubwicanyi bukomeye bwabaye, gakomeza rigira riti giteye isoni nuko barateganya kwihorera kuri FPR gusa, ahubwo barihorera bica abatutsi b'imbere mu gihugu. Ibyo byose byagaragazaga uruhare rw'abakomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ku itariki 18 Gushyingo muri 1993 cyangwa se mu kwa 11, uyu Joseph Nzerorera urumva ari n'umunyamabanga mukuru muri MRND yayoboye inama yabereye i Remera hitwa Mwufe muri Kigali ngari, yahuje abayobozi bose b'intera hamwe. Iyi nama afashe icyemezo cyo kwica abatutsi mu gihugu hose, guhera mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo, hanyuma bagakomeza kandi mu mujyi nka za Gitarama, Nyanza, Butare, Rwamagana n'indi mijyi yatoranyijwe nk'ahantu ho kwibandwaho kuko yari ituwe cyane n'abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Mu kwa 11 kandi nibwo Perezida Habyarimana yayoboye inama muri hoteli ya Rebero L'Horizon i Kigali,
iyo nama yaje isoza inama zose noneho ifatirwamo imyanzuro ikomeye cyane, aribwo bavuze ko bagomba gukwirakwiza intwaro za grenade, imbunda n'imihoro mu baturage. Ibyo byose na ya mitwe yari yaratojwe noneho igahabwa ibikoresho byose. Ikwirakwizwa ry'izi ntwaro ryakozwe hifashishijwe imodoka za bisi rusange za leta z'ikigo na Tracom, urumva ryariyobowe n'ubwikorezi n'itumanaho. Ibyo bigaragara rero ko uruhare rw'ubuyobozi burangajwe imbere na Perezida Habyarimana byarigaragazaga ko ari we ubiyoboye cyane, kandi n'ubundi nta kintu cyari kugerwaho umukuru w'igihugu atabigizemo uruhare. Mu ntangiriro z'94 rero intagondwa zateguraga jenoside zongeye guhora zinonosora gahunda yo gukwirakwiza intwaro mu nterahamwe mu gihugu hose, basohora inyandiko y'amabwiriza agenga imikorere yabo bise Organisation de l'autodéfense civile. Iyi nyandiko ni imwe mu nyandiko nyinshi zafashwe n'abagenzacyaha ba ICTR ubwo hakorwa iperereza mu ruhare bwite rwa Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe ubwo igihe yari yarafashwe afatiwe i Nairobi muri Kenya nyuma ya jenoside. Iyo nyandiko rero yavugaga amazina abanditse iyo nama, imyanzuro yafatiwemo n'ibindi byagiye bigaragara. Nk'uko rero nabivuze, murumva mu ntangiriro z'94 byari bimaze kugeraho, bamaze gufata umwanzuro, bigera ku rwego noneho batangira kumva yuko bagomba gutangira kubishyira mu bikorwa. Nk'uko twatangiye tuvuga ko ari imbuto mbi cyangwa umusaruro wavuye ku mbuto mbi ya politike mbi y'ivangura n'irondakarere bigaragara byabaye mu politike y'u Rwanda. Mu bigaragara rero umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana yagize uruhare rukomeye cyane mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko nabivuze, u Rwanda tugendana muri twebwe nirwo rubyara u Rwanda tugendamo. Ukwiye kumva ko uri umunyarwanda ururimo, uri umunyarwanda uri ahandi. Ibintu byose byatuma umunyarwanda atabona umunyarwanda nka mugenzi we tukabishyira hasi, tukaba umwe twese uko turi abanyarwanda, tukaba mu gihugu cyacu, naho waba utakirimo ariko kumva yuko iwanyu ari iwanyu, nk'uko abanyarwanda tubivuga ngo nta heza haruta iwanyu. Ndagushimira wowe wafashe umwanya ukadukurikira. Dukomeze kwibuka twiyubaka, duharanira kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Amahoro y'Imana bane namwe, twibuke twiyubaka.